Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Inshuti bakunzi ndetse inshuti za Saveur Divine, ndabasuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nanone twaje ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana nk'uko tubigenza buri cyumweru, tuvugira teme dufata tukayiganiraho iby'ijambo Imana iba yatanze kugira ngo turiganireho. Shima Imana rero ko uyu mwanya nanjye tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Amazina ni Pastor Placide. Tugiye kuganira amagambo turi busange mu gitabo cya Yohana, ni ibice byawo ni 10 umurongo waho wa 10. Twumve icyo Umwuka abwira amatorero. Aravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba, kwica no kurimbura, ariko jyeho nazanywe no kugira ngo zigire ubugingo ndetse zigire bwinshi. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu atubwiye amagambo meza aravuga ngo nta kindi kiza n'umujura, azanywe kwica, kwiba no kurimbura. Imana yacu nishima. Uwo ni Satani Kristo yabaga ari kuvuga ngo ariko jyeho nazanywe kugira ngo zigire ubugingo, intama ze ngo zigire ubugingo ndetse zigire bwinshi. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Icyo rero nicyo Kristo yasobanuye. Aravuga ngo ikizana umujura, ikizana umwanzi, ikizana umurimbuzi nta kindi abagira ngo atwibe. Satani buriya mu buzima busanzwe iyo ashaka kukwataka cyangwa se ashaka kugira ngo agushyire hasi, arabanza akakwiba. Akwiba iki? Akwiba icyizere, akwambura kwizera mbere na mbere, kuko kwizera niko kuneshesha, niko tutsindisha ya myambi ngo yakumuriro, niko Bibiliya ivuga. Satani aturasa. Iyo Satani akwatse ikintu bita kwizera, iyo wambuwe kwizera, iyo wambuwe kwiringira Imana, iyo kwizera kubashije kubura mu buzima bwawe, Satani abakwimbiye ikintu gikomeye cyo ku rwego rwo hejuru. Rero Yesu yavuze ngo nta kindi cyanzanye umujura, nta kindi kimugenza, nta kindi kintu kizima kimugenza usibye kwica, kwiba no kurimbura. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Dusubije amaso inyuma tukareba mu ngobyi ya Edeni uko byagenze. Satani yazanye ubujura bwo kwambura abana b'Imana, Adamu na Eva, abana b'Imana Imana yari yashyize mu ngobyi ya Edeni. Arababwira ngo abaza Eva, niko Bibiliya ivuga. Yaramubajije ngo se koko ngo Imana yaravuze ngo ntimuzagire igiti cyo muri iyi ngobyi na kimwe murya? Imana yacu nihabwe icyubahiro. Azanye ikintu cy'ikinyoma, agoretse imvugo Imana yavuze n'iyo Satani avuze biratandukanye. Eva aramubwira ati oya, ntabwo yigeze atubuza kurya igiti cyose cyo muri iyi ngobyi, ahubwo yatujije igiti kimenyesha ikibi n'ikiza. Aramubwira ati oya, icyo yashakaga no kumutamera nkawe, nimukirya muzamera nk'Imana. Imana yacu nishimye. Kwiba abibye ukuri kw'Imana, abibye icyo Imana ababwiye, ababibyemo ikindi kintu. Imana yacu nishimye. Uko niko Satani arimo umujura. Ubundi bwa kabiri, Satani kwambura kwizera, nicyo nahereyeho. Kwizera Imana, kwizera icyo Imana yakuvuzeho, kwizera icyo ijambo ry'Imana rivuga, kwizera ushingiye ku mateka. Hari amateka y'ibintu uba waraciyemo, hari ibigoyi uba waranyuzemo, wamara kubinyuramo ukabona ko Imana ari ibikoze koko, atari wowe ubikoze, atari imbaraga zawe, atari inshuti, atari abavandimwe, atari abantu muziranye, atari amashuri wize, atari ubwenge uzi, atari ubwiza, atari uburanga, atari kuba muremure cyangwa mugufi, ahubwo ukabona ko ibyo bikozwe n'imbaraga n'ukuboko kw'Imana. Rero Satani icyo akora iyo yamaze kuza, akwibamo akakuranduramo iyo mbuto y'ibyo wabonye, kuko iby'Imana yakoze nibyo biduha icyizere cy'ibyo izakora hanyuma. Iyo rero aje Satani ukamukingura umuryango, arabanza akakuvomamo iyo mbuto, akayikwiba, akakwibamo ikintu cyo kwizera. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Akakwiba, Imana yacu nishimye, akakwiba kwizera, akakwiba kwiringira, akakwiba iby'Imana yavuze, akakwiba icyo Imana yakuvuzeho, akakwiba icyo Imana yagukoreye, akakwiba hahise kugira ngo akwereke ko ejo hazaza hahari. Imana yacu nishimye. Kuko nta kindi kiza n'umujura, ni ukwiba, kwica ndetse no kurimbura. Imana yacu nishimye. Iyo amaze kukwambura rero iki kintu bita icyizere,
azana ikintu cyatuma ubundi satani kinakorera abantu, Imana yacu ntihabwe icyubahiro, mu buryo bwo kugira ngo abanamure, arabanza akakwambura kwizera, akakwambura gusenga, akakwiba gusenga kukabura ku buzima bwawe, kwegerana n'Imana kukabura ku buzima bwawe, kandi iyo utegerana n'Imana n'ijambo ry'Imana rirabura ku buzima bwawe, akakwambura kuza cyangwa se gutekereza ku magambo Imana ivuga, ihumura Imana itanga, ibyiringiro Imana itanga. Ibyo byose yamara kubikwambura, icyo akora nyuma n'iki? Arakwica. Imana yacu nishimwe. Yesu nibyo yavuze ngo nta kindi umujura kimugenza. Imana ishimwe. Nta kindi kintu, kuko Kristo, Bibiliya hano umurongo igice cyose kiba kivuga ko Kristo ari we mwungeri mwiza, ni uturagira neza, ni utujyana ahantu heza, ni udufitiye umugambi mwiza. Undi wese utari Kristo uturuka ku ruhande, undi wese uzatavuga Kristo utubwira yuko aduha inzira itujyana mu ijuru, utubwira ko aduha inzira iduha amahoro, uwo ni umujura. Nibwo yaba umureba ukabona si Satani, ariko ari respire na Satani. Umuntu uza kukwereka izindi nzira zagukemura ikibazo utabanje gupfukama imbere y'Imana, zaguha amahoro. Hari abakubwira ati nunywa gakeya uragira amahoro, ibintu nk'ibyo ngibyo, nunywa gakeya urasinzira, ibintu nk'ibyo ngibyo bitwara umuntu imbaraga z'umwuka. Imana ishimwe. Ariko Kristo avuga ngo nge naje kugira ngo zigire ubugingo ndetse zigire bwinshi. Imana yacu nishimwe. Kristo ikintu agendana usibye n'ubugingo buhoraho bwa bundi bwo mu ijuru, Kristo atanga amahoro. Imana yacu nishimwe. Utangira kuruhukira mu bibazo byawe, utangira gusinzirana ibibazo bitakemutse. Icyo Kristo akora ni cya gihe ugifite umubabaro, ugifite agahinda, ukibona ibikubabaza, ariko akajya bicubya, araza bya bibazo akabyicara hejuru. Imana yacu nishimwe. Muribuka Kristo azuka, marayika ngo yaragiye abinindura igitara cyicara hejuru. Imana yacu nishimwe. Na Kristo araza agafata cya kintu cyari gitsikamiye umutima, cya kintu cyari kibabaje umutima, akacicara hejuru, akatangira kuguha kubaho mu buzima bw'ubugingo. Reka mubwire mwene data ukurikiye Saveur Divine kano kanya, ntushobora kuvuga ngo uzajya mu ijuru utarabanza kurihumurirwa ukiri hano ku isi. Imana ishimwe. Haba hagahe gatoya umuntu acamo, Imana ikagusogongeza ku bwiza bw'ijuru, ugasogongezwa kuba umuturage w'ijuru, ukumva amahoro y'Imana agusanze mu bibazo. Simvuze yuko erega ubuzima bwa Kristo butwereka ukuntu tuzabaho. Kristo yararize, bigaragara ko twababara. Imana yacu nishimwe. Kristo yararakaye ubwo yarwanaga n'aba bantu bari gucururiza mu rusengero, ibyo bigaragara ko twarakara. Kristo yarashonje, twasonza, ibyo ni bisanzwe. Kristo yagize agahinda ageze kwa Lazaro, asanga Lazaro yapfuye, ararira, ibyo ni bisanzwe. Amarangamutima, Imana ntiyanga amarangamutima, ahubwo Bibiliya avuga ngo umuntu narakara ntibukira kirakaye. Ibyo bivuze ko Bibiliya yemera ko umuntu ashobora kurakara, kuko ibirakaza birahari, kuko n'ibibabaza Imana birahari. Imana hari igihe igirakara, Uwiteka ngo ajya agira igihe akarakara, ariko ngo naho Bibiliya ngo yibuza kurakara, bivuze ngo uburakari burashoboka. Ikintu cyose Kristo yaciyemo ari hano ku isi, nawe umwana w'umuntu wagicamo. Ariko Imana yacu nishimwe. Ibyo byose yagiye acamo birangira nyuma bigomba kuzanwa n'amahoro. Uribuka ko ugeze kugera igihe aravuga ngo data niki kikundekesheje, ariko arangije avuga ngo bibuke ushaka ntibibuke nshaka. Igihe yarageze mu gihe cya nyuma kiwe cyo kuducungura, yaravuze ati umutima urakunze ariko umubiri ufite intege nke. Ibyo ni ibisanzwe. Imana yacu nishimwe. Ariko birangira tweretse ko bamwongereye imbaraga kugira ngo nawe ujye usaba imbaraga nyuma y'ibyo byose. Ni ukuvuga ngo imibabaro iriho, ibibabaza birahari, ibitera agahinda birahari, uburwayi buriho, ibibazo by'ubuzima biriho, ibihangayikisha biriho, agahinda kariho. Ushobora guhura n'agahinda mu rubyaro, ushobora guhura n'agahinda mu rushako, ushobora guhura n'agahinda mu nshuti, buri kintu cyose cyavamo agahinda, ariko uburyo bugomba kurangiza ibyo bintu. Yesu nashimwe cyane. Yaje ngo zigire ubugingo, zigire bwinshi, uce mu bibazo ariko birangire neza. Twebwe abizera rero aho dutandukanira n'andi masi n'indi mibereho, nuko twebwe ibyacu ukuntu birangira ntibirangira nk'iby'abisi. Imana yacu nishimwe. Dushobora gutangira hanyuma yabo ariko turangiza. Rero Kristo yaje ngo tugire ubugingo ndetse tugire bwinshi, tugire umunezero. Imana yacu nishimwe. Tugire ejo hazaza h'ijuru, tuzabone Imana. Imana yacu nishimwe. Nubwo waca mu bigoye ariko ubugingo bwawe bwari burinzwe, kuko ufite Kristo muri wowe, kuko ufite Kristo nk'ibyiringiro. Cya kindi Satani yiba no kukwambura, aza kwiba kwizera, aza kwiba gutunga Kristo ku buzima bwawe. Ariko Kristo ngo yaje kugira ngo yongera gusubize, ugire ubugingo ndetse ugire ubugingo bwinshi. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, Kristo arahari ngo ugire ubugingo. Imana yacu nishimwe.
ubugingo bwawe iyo umumenye burarindwa. Ndagira ngo uyu munsi wa none niba utarakira Kristo umwami n'umukiza ukaba unyumvishe, cyangwa se ukaba warasubiye inyuma, wegere Kristo. Kristo yaravuze ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye, ni muri iki gice, kandi ngo ntizikurikira andi majwi kuko iryanjye zirarizi. Nawe rero kurikira Kristo. Niba utaranamenya ijwi rya Kristo, egera umuntu wese ubwiriza ubutumwa bwe, egera umuntu uzi ijambo ry'Imana akurangira uburyo wakurikira Kristo. Soma ijambo ry'Imana, senga, fata Bibiliya usenge, usome Bibiliya. Bibiliya irisobanura iyo wasenze. Imana yacu nishimwe kuko umwuka wera nicyo atumariye. Rero Kristo yaje kugira ngo zigire ubugingo ndetse zigire bwinshi. Imana yacu nishimwe. Nabanje gusobanura inzira bicamo kugira ngo umuntu yibwe. Imana yacu nishimwe. Ariko Kristo nawe iyo Satani hari icyo yakwibye, ugomba kujya imbere ya Kristo ukamubwira uti ongera unyuzuze, ongera unshyiremo ubundi bugingo bushyashya, ongera undeme bundi bushyashya. Muri ibyo yavuze ngo ndemamo umutima utunganye, ongera undeme umutima utunganye, nangire kumva ubugingo bwanjye ko burinzwe neza, nangire kumva ko imbaraga z'Imana ziri kumwe nanjye. Imana ishimwe. Rero ubugingo bwawe burarinzwe muri Kristo Yesu niba waramwakiriye nk'umwami n'umukiza wawe, kandi ukaba uhagaze mu nzira zo gukiranuka, umusaba ngo akongerere imbaraga uko bwije n'uko bukeye. Ntazagusiga, ntazaguhana, ari kumwe nawe, urukundo rwiwe ruri kumwe nawe, kandi agukunda kurusha undi muntu wese wagukunda, kuko niwe wenyine wemeye kwitanga agupfire ku musaraba. Imana yo mu ijuru umugisha kandi ikomeze kukwishimira, kandi Imana ikomeze kwambika imbaraga kugira ngo uzabashe kubona ubugingo buhoraho, kuko ubugingo tubuhabwa no kwakira Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo. Yaje kugira ngo zigire ubugingo ndetse zigire bwinshi. Shalom, 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 shalom. Amen.